ndashaka gusengera umuntu wese ukomeje kuba mu ntambara zidashira. Ibigeragezo bikaza mu buzima bwawe bigasimburwa n'ibindi bigeragezo. Ibyago n'amakuba bikaza mu buzima bwawe bigasimburwa n'ibindi byago n'amakuba. Umunyezaburi muri Zaburi ya 88 umurongo wa 3 yarasenze aravuga ati: kuko umutima wanjye wuzuye imibabaro kandi ubugingo bwanjye bwegereye ikuzimu. Muvandi, birashoboka ko hari mu bugingo bwawe harimo ikibazo kimaze igihe kirekire cyanze gukemuka. Bishobora kuba ari uburwayi, abaganga bakaba barasuzumye bakakubwira ko nta gisubizo bafite. Birashoboka ko ubukene bwakwiziritseho bukanga kukurekura. Birashoboka ko ku buzima bwawe hariho umwuka w'uruzerero, nta hantu ujya ngo uhamare kabiri, nta kintu ukora ngo kigire ikintu kikugezaho. Iyo ugeze mu kazi nta minsi ukamaramo. Iyo ubonye umukunzi mwitegura nko kuzabana ntumenye uko bigenze, ibintu byose bigapfapfana. Impande n'impande huzuye abakurwanya. Aho ugeze hose abarozi baho n'abapfumu baho batangira kukurwanya. Ingabo z'umwanzi zibaye nyinshi mu bugingo bwawe. Babandi wizeraga, babandi wagiriye neza nibo bahindutse abakukugambanira. Ariko reka nkubwire, Uwiteka ari ku ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Yiteguye kukurwanirira kandi izo ntambara zawe zose arazihinduramo intsinzi mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndagusengeye kugira ngo Uwiteka aguhishurire umugambi agufiteho mu izina ry'Umwami Yesu. Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo sengeye uyu muvandimwe ngo umugirire neza. Amaze igihe agutakambira, amaze igihe agutakira. Uwiteka nakwingiza ngo umwumve mu izina rya Yesu. Ijambo rya rirambwira ngo dushake tuzabona, dusabe tuzahabwa, dukomanga tuzakingurirwa. Uwiteka, ndakomanze kubw'uyu muvandimwe ngo umugirire neza Mwami mu izina rya Yesu. Hari ibimudindiza byinshi biri mu bugingo bwe. Uwiteka, ndasenze ngo ibyo byose ubitatanye mu izina rya Yesu Kristo. Hari imyuka mibi y'abadayimoni, hari imyuka mibi y'umwijima yahagurukiye kumurwanya ngo izimye inyenyeri ye. Iyo myuka mibi ndasenze ngo irimbuke ipfe mu izina ry'Umwami Yesu. Abarozi, abapfumu b'impande zose bahagurukiye kumurwanya, bahagurukiye kumuzimya. Uwiteka, ndasenze ngo abo bapfumu n'abo barozi batatane bakwira imishwaro mu izina rya Yesu. Uwiteka, ndasenze ngo yaba imivumo, yaba imitongero n'ibindi bibi by'umwijima bamukoreyeho, ibyo byose ubitesha agaciro Mwami mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo amaraso ya Yesu Kristo mubohore, ubwiza bwawe bumurasire mu izina ry'Umwami Yesu. Intambara zabaye nyinshi mu buzima bwe, ibimudindiza byabaye byinshi mu buzima bwe, ariko ndasenze Uwiteka ibyo byose ubikureho mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo amakuba n'ibyago ntabwo bizagaruka ubwa kabiri. Uyu munsi ndamusengeye ngo amakuba n'ibyago ntibikongere kugaruka ku bugingo bwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ngaho duhire Uwiteka, utwongera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka. Uwiteka, ndakwingiza ngo uyu muvandimwe umusubizemo intege mu bugingo, umusubizemo ibyiringiro, umusubizemo agakiza, umusubizemo kwizera mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndasenze kandi Mwami ngo umuyobore inzira yo gukiranuka mu izina ry'Umwami Yesu. Bya bindi bimushora mu bibi, bya bindi bimushora mu bidafite umumaro, byose bikurweho mu izina rya Yesu. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo natuye nizeye. Amen.